Haleluya, haleluya, haleluya. Dore ibintu bibiri bigaragaza yuko ugiye gusubizwa. Dore wamaze igihe kirekire usenga ariko ntiwigeze usubizwa. Ibyo bimenyetso bibiri ugiye kubibona. Oh haleluya. Hari igihe wasenze, ugasenga ugasenga, ukumva ntabwo amasengesho ari kurenga hejuru ikirere cyawe. Ubwo ni hejuru y'umutwe. Ugasenga, noneho ukajya usenga ukavuga ati ariko Mana, ubundi igihe nasengeye kuki utigeze unsubiza? Icyo ni ikimenyetso cya mbere kigaragaza ko ugiye gusubizwa. Ubundi ugasenga ukumva mbese iyo uri kubwira yarasinziriye. Ntabwo yigeze isinzira mwene data. Ibintu bibiri bigaragaza ko ugiye gusubizwa dore ngibi. Ntabwo ndi muri ba bandi bari kwishakira ibijumba n'ibishyimbo. Ni ibyanditswe byera tubaza. Mureka tubaze ibyanditswe byera noneho nibyo bigiye kugusubiza. Haleluya. Zaburi 41 umurongo wa 2 haravuga ngo hahirwa uwita ku bakene, Uwiteka azamukiza ku munsi w'ibyago. Haleluya. Ku munsi w'ibyago byawe uzasubizwa. Oh haleluya. Igihe uri mu makuba, igihe uri mu ngorane, Uwiteka agiye kugusubiza kubera ko wise kuri uwo mukene. Haleluya. Mwumve ikindi, Uwiteka azamurinda amukize. Uwiteka agiye kukurinda kandi agukize. Icya gatatu, kandi uzahirwa uri mu isi. Oh haleluya. Uzagwiza ubutunzi, uzagwiza inshuti nziza, uzagwiza abakwanga nabo bazahindukira. Oh haleluya. Bakubwira ati nshuti yanjye, kandi urabizi ko bakwangaga, bazakubwira bati twaragusengeye. Bigeze basenga he? Warahita akaba akavumo. Oh, Imana ibababarire. Icya kane, kandi ntabwo azaguha abanzi bawe kukugirira uko bashaka. Oh haleluya. Ibaze nawe umwanzi wawe akakugirira uko ashaka, uko abyumva. Ntabwo Uwiteka azigera abyemera kubera ko wagiriye umukene neza. Oh haleluya. Icyo ni ikimenyetso cya kane. Ikimenyetso cya gatanu, Uwiteka azakwiyegamiza uhondobereye ku buriri. Oh haleluya. Hari igihe ubuhamya, hari igihe usinzira, mugomba gusinzira mwanasenze. Hari igihe usinzira ukumva neza wagezeyo, hahandi umwanzi ashobora kukwiba akaba yakwica. Ariko haleluya, iyo wafashije umukene, Uwiteka azagukiriza aho hantu. Ngo icya gatanu, ngo niwe uzakubyukiriza ku buriri igihe uzaba urwaye. Oh haleluya. Hari umuntu urwara akagera kure akibagirwa. Rero abantu turibagirwa, ukibagirwa ko wagiriye umukene neza. Oh haleluya. Ariko Uwiteka warabyibuka akavuga ati wagiriye umukene cya gihe ni ngewe wagiriye. Ngo hari abantu bazaba bari ibumoso bwa Kristo, hari abazaba bari iburyo bwa Kristo. Azavuga ati muze abo data yahaye umugisha. Nari ndwaye uransura, nari muri gereza uza kunsura, nari nabuze aho ndara urancumbikira. Ayo magambo ari muri Matayo. Oh haleluya. Humura ugiye gusubizwa. Ntabwo waba warashubije mugenzi wawe maze Yesu yange kugusubiza. Mureke rero twibutse Yesu ibyo twakoze. Iherezo ryiza rirahari. Oh haleluya. Icyo ni ikigaragaza ko ugiye gusubizwa. Ntabwo ari ibihimbano. Mubonye ko dusomye Zaburi ya 41, tugejeje ku murongo wa 4 wose. Ayo masezerano ni Yesu wayatanze. Ntabwo ndi umunyabinyoma ngo hazaza abigisha ngo bafite inyigisho z'ibinyoma, ngo muri Timoteyo igice cya 4 umurongo wa 6, nimba ntibeshye neza, haravuga ngo dore mu minsi y'imperuka ngo hazaza abigishwa ngo bahuje n'irari ryabo, ngo bazigwiriza abigisha bahuje n'irari ryabo. Ntabwo ndi uwo mwigisha kuko njye nasomye. Tugomba kubaza ibyanditswe byera kuko n'abatekamitwe babaye benshi bari gutuburira abantu, ugasanga umuntu ari kwigisha ibihuje n'irari rye. Oh haleluya. Tuzagenda tuvuga byinshi bihuje n'abahanuzi b'ibinyoma, muzabatahura kandi muzabamenya.
murakoze cyane. Yari Vestina TV, muzajye munkurikira kuri channel yanjye yitwa Vestina TV.